mumeze mute bakunzi ba Tunezerwe show. Uyu munsi ngiye kukwereka wowe wari warabuze ahantu wajya ngo umare stress zawe, wowe wari warabuze ahantu wajya ngo wumve utuje nta kigusakuriza. Uyu munsi wowe kanda subscribe, like and share, ubundi nze nkwereke utuntu tugiye kwikorera uyu munsi. nyine mbashije kumirwa mwana. Ahantu ewa ni ahambere hakanikurikira menye ahandi haza nko ku mwanya wa gatanu. ahandi uzi ni he? Ahandi ni henshi pe. Wagiye he? Ni henshi nuko ahangaha ariho kabisa nabonye hajyanye n'abakunzi ba Tunezerwe show. Niho nabonye nabahitiramo ko kubatembereza ahantu heza pe, niho hambere. Niho hambere nawe nyine nuko wabonye uhagera ahantu ntago wari uhazi pe. Rero wari umenyereye kugenda muri shawuri yako. Oya man, none se ahantu hose ngenda tuba turi kumwe. Wowe uri kumwe nanjye ntago njye ndi kumwe nawe. Uba wankurikiranye mbega. Oya, uba wankurikiranye ntago ari njye uba wagukurikiranye. Ahubwo nabo bankurikiranye kuko ikigaragaza ko wanankurikiranye. Ndi imbere ya kamera. Ahubwo urashaka iki? Nanjye ndi inyuma yayo ariko. Rero yagera gukurikiranye ariko muri imbere yayo nanjye ndi inyuma yayo. Yego se? Oya, ntago ariko ndi imbere yayo bivuze ngo ahubwo wari unkeneye. Oya, kandi waje kundiraho ifoto. Wari unkenera nakujyanye n'ahantu heza, ahubwo se uranyuzwa n'iki? Njyewe ninjye bakujyanye ahantu ha danje. Waje kundiraho ifoto gutembereje ahubwo uragura byeri. Ahantu ntitwavuragura byeri. Ndagura byeri? Ahubwo wowe urangurira byeri kuko nagutembereje. Nawe unywa byeri? Hello again guys. Kuko twabivuganye aha niho hantu ugomba kuza rwose ukaba wahanukira neza, umeze neza, nta bintu bya stress. Urabibona nawe ushobora kuba ukunda swimming ukaza muri swimming pool, umva ni ahantu heza cyane, bakira neza, ukiri mu rugwiro ukamubwira rero waba ukunda ikintu kijyanye na siporo, hari gym. Nimba ntakeneye ko nyigutembereza rero, I need your comments. Uyu munsi nabwiye ko ari show kuri Tunezerwe show nkuko nyine mu byumba ni Chesna nk'ibisanzwe. Yes guys, reka dukomeze ikiganiro tugikomereze mu gym yacu nkuko nyine ndi kubibabwira. Ni ahantu heza haryoshye hameze neza, uko ubikeneye kose nshyashya. Because of you, gonna go up, ooh, in a real feel good mood, gonna go up, ooh, yeah, yeah. This is how you make me feel. This is how you make me feel. Oh good, oh great sunshine, oh day, this is how you make me feel. And I feel good.
kuko mubibona nyine mvuye mu ka gym mva umeze neza ahantu hose umva kirandenze pe ahubwo wowe uri hehe ngo tujyane n'ubu buryohe turi nkuko nababwiye tugitangira ko ngiye kubajyana ahantu ushobora kujya ukaba waruhura mu mutwe ukareka ibintu bya stress ukaba utuje haratuje pe haratuje cyane ukeneye kuba wakora siporo ngo uruhure mu mutwe nabyo wabibonye ko hari gym uyu munsi rero ni show nkuko nabibabwiye waza rwose bakakwakira uko bikeneye ndetse nawe wabuze ahantu wakorera meeting z'ubwoko bwose uko bikeneye rwose aha naho hari meeting room ushobora kuhakoresha uko bikeneye kose kandi mu bihe ukeneye so nimba nawe waba ukeneye ko mpagutembereza nta kibazo uyu munsi nakubwiye ko ndi bukumare agahe nica mu ijambo agusabye. This is how you make me feel. This is how you make me feel. All good, all great, sunshine all day. This is how you make me feel. And I feel good. Karibu rero muri meeting room yacu. Ubu wajya guhemba ngo gushaka meeting room usize ahantu hakeye gutya hafite isuku gutya usaba uri kujya ntaho pe. Ubu rero nakongera kuguha ikaze kabisa ahantu heza n'intebe kabisa bizareba wakicaraho yumva amavunane namba kare rero kuri uyu munsi nkuko nabikubwiye ko naguteguriye ahantu heza ushobora kujya ukagubwa neza ukaruhura mu bwonko n'ahangaha mva kabizere ko nkuko nakubwiye ngo uyu munsi ni show. Ubu rero ahangaha turi gukozingira ikiganiro cyacu cya tunezerwe show tukaba twagushishikariza kuba wahaza. Ikindi kandi nimba wakunze andika muri comment hasi utubwire ukuntu kabisa wumvise nakwiyobora naza nkahakujyana mu gihe uhakeneye ibintu byose ni tantam. Thank you.